Muraho neza mwese mukurikiye Iris TV, reka nizere ko mukomeje kugubwa neza. Mbaye ikaze nanone, ngewe ndi Jado Tuyishime. Reka mbashimire mwese mukurikiye iki kiganiro ngiye kubagezaho. Ikiganiro ngiye kubagezaho mbabaye ntanezerewe. Showbiz yacu yabaye umwanda. Ndagaruka kuri Sabe ntagarwaye. Sabe mwamwatatse. Sabe muri mukumusenya. Sabe muri kumwangiriza. Ndagaruka kuri Yago yarangijwe. Arihangana arakomera. Kugeza ubu ngubu nawe ari kwangiza. Yago mwaramuhemukiye. Ariko nanone bimaze iki kubohora umwe ugasenya undi? Ndabigarukaho byose. Emirene, Jihad, aba bose bari kugarukaho muri no sako yose. Wenda bamwe ntago tuziranye cyane, ariko arabo twabanye, arabo twakoranye, arabo twahuraga muri no showbiz. Ndaza kubigarukaho nk'umuntu ubabaye kubona showbiz idususurutsa, isusurutsa abanyarwanda, ifasha bamwe ikagira abo yubaka. Aka kanya yabaye umwanda, yasenyutse. Mukanya ngiye kubigarukaho. Nge showbiz nayibayemo turaziranye, kandi tugiye guharanira uburenga, tugiye kuyirwanira. Igombiwe showbiz twaharaniye, twakoreye yongera igaruke ku murongo. Ntago bishoboka ko yasenyuka tubona. Muhaguruke abanyamakuru mukomeye, mufite ijwi, muhaguruke mushyira ibintu ku murongo. Dusabana imbabazi, twongere dushyira ibintu ku murongo. Ibi bintu ndabishyiraho umucyo, ntaciye ku ruhande, ntari indimi, ndabivuga uko bimeze. Twabagaye abanyarwanda, twabacishijemo ijisho, twebwe tubakurikira kuri showbiz. Mwari influencers, mwari pillar of society, turi kubigiraho, muri kuzana abantu bubaka, mukabaganiriza neza. None reba induru, umwanda mubi muri showbiz y'u Rwanda. Mukanya ngiye kubyinjiramo. Reka gusa mbanze ngira icyo mbisabira abantu badukurikiye, abantu bari mu Rwanda by'umwihariko Nyamirambo, aho bari hose muri Kigali. Ndaje mbahe inkuru nshaka kubasangiza, mundi ninjire muri uyu mwandiko neza. Yes, reka tugaruke ninjira muri kino kibazo, ariko reka mbanze mbabwire ka kantu. Munyarwanda uri Nyamirambo by'umwihariko, abantu bari mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, aho waba uri hose, ushobora kubona inyama yokeje nini nziza, ikanze neza, iri kumwe n'amafiriti ku giciro gito cyane. Ukabona inyama y'ihene, y'inkoko, y'inka, byose kuri make. Inkoko za KFC muhendwa z'abanyamahanga, umunyarwanda yazibazaniye ku giciro gito cyane. Dushyigikirane, mugende mushyigikira no business. Bahamagare niba warakunze ikiraha ukumva utakigura ku muhanda, barakigutegurira neza, bakagifunga mu gakarito keza, bakakikoherereza aho waba uri hose mu mujyi wa Kigali, kikakugeraho kimeze neza cyane, kiri kumwe na avocados. Ni ibintu by'ibisirimu, namwe muraza kubibona ku mashusho. So reka tugaruke kuri kino kibazo. Ibi bintu ndabivuga nkanjye Jado Tuyishime, nk'umuntu wabaye muri showbiz, uyikurikirana umunsi ku wundi, wayikunze kuko yagize ikingezaho. Sinyiri mu Rwanda, ndi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko umunsi ku wundi nkurikira ibikorwa bya showbiz bibera mu Rwanda. Nkabashyigikira, ngatanga ama views, nkasusuruka, nkishima, nkumva nongeye nasabanye n'u Rwanda, amaraso yanjye aho mvuka. Ese murishimye muri kubona abo bantu bari kuryana ku bintu by'amafuti? Sabe ntagarwaye. Sabe mwamwatatse, mwamusanze muri DM, mwamusanze muri Instagram, musanga kuri YouTube, musanga ku mbuga nkoranyambaga ze zose, muramwataka. Ese bimaze iki kubohora umwe mu gasenya undi? Reka mbigarukeho. Rero imvano y'ibi ngibi ngiye kubivuga ntari y'indimi, mbabwira nk'uko mbibona, namwe muraza kuduha comment. bijya gupfa byapfiriye hehe.
aka kanya Irene agahinda afite ntushobora kukumva, Jihad agahinda afite, Yago agahinda afite ntabwo ushobora kukumva. Ngewe ibintu byose biri kugarukaho mwebwe muri kuvuga ngo byapfiriye ngiye kubibabwiraho nyine ho gatoya aho mbona byapfiriye. Icyambere gihatse ibindi byose, vie prive y'umuntu. Aho byaje gupfira naho umuntu abantu batangiye kwataka vie prive, niba ari ikintu cyambere kibabaza buriya reka mbabwire na bose mubona abakire bakomeye ku isi, abastari bakomeye ku isi, iyo winjiye muri vie prive zabo usangamo ibintu biteye ubwoba. Ego araho bitahari ariko abenshi arabenshi usanga bafite icyo bita page noire yabo. Iyo page noire rero iyo ushatse kuza kwishyira hagaragara niho umujinya w'umwinfluencer w'umustari uzamukira ukamera nk'inkota ityaye. Akagahinda n'uyu mujinya yagafite sa kuko Sabe yabujije Titi Brown kujya gukora ikiganiro kwa Yago, sa kuko Sabe yabujije kanaka, sa kuko Yago yabujije Inyogo kujya gukora ikiganiro kwa Bakti cyangwa kwa Minyawe, murabizi nabo babigarutseho. Oya, na kuko ibintu yakoze mu ibanga yabisanze hanze kandi bikozwe n'abanyamakuru bagenzi babo. Iki kintu twarakivuze na kigarutseho n'abagenzi banyu tukabiganira. Ibi bintu nububwa nibyo bintu uyu mujinya wose mubona yagafite, sibyo nta kundi guhemukirwa no mucire. Byatewe n'icyo kintu kumva ngo wa mukobwa utanafatwa neza muri societe, wenda udafite n'indangagaciro z'umwari w'u Rwanda, twamenye yuko yasambanye na Yago yamuteye inda. Twamenye yuko Yago burya ku ruhande arashobora kunywa agatabi. Twamenye ko Yago wa mukobwa witwa Dabiju. Ibyo bintu nuwo mujinya w'umuranduranzuzi utuma nawe akretinga ibindi bintu bikomeye kugira ngo nawe abasenye. Ariko ngiye ikintu ndi kuvuga nona stop muhagarike birangirira hangaha. Amakuru mwara yaduhaye twarayamenye ariko two gusenyana. Ingingo kuyindi rero nashaka kuvuga ni iyi ngiyi ni show business. Reka mbite nihuta kuvuga ngo umuntu yakumiriye undi kuza gukora ku biganiro, si ibintu bikorwa na Sabe gusa, si ibintu bikorwa na Emurene, si ibintu byakorwa na Chita cyangwa na Yago. Muri rusange ni ibintu buri wese yifitemo, kubera ko iyi ni show business. Mwumvemo akantu ka business. Niba umuntu abona umuntu ni nk'uko umucuruzi mu bacuruzi abona igicuruzwa ku isoko akagikumira kugira ngo akibonemo inyungu, birashoboka yuko umuntu yiharira undi. Ari no mpamvu uzasanga Elema runaka uyisanga kwa kanaka cyane kurusha kwa kanaka. Biba byagenze bite? Kuki uzisanga Yago donc afite inyogo ye cyane, uzisanga Sabe yakuranye na DJ Brian cyane? Byatewe n'iki? Bari gukora business, bari gukora business. Icyo ngicyo rwose nimwongere kukigarura muri issue, kuko show business ibamo no guhangana nabyo bisanzwe. Barabiza abantu bayicana muri Amerika hano kuva kera, muri South Africa barakidubi bishwe n'iki, ba AK bishwe n'iki, Uganda ni mubibona ba Kamiliyoni na ba Bebe Cool, Tanzania birahari, Likiba ba Harmonize, ba Diamond. Ni ibintu bisanzwe amakimbirana arabaho. Ariko ibyacu iteka sinzi impamvu mu Rwanda buri gihe hazi ibintu biri unique, bubina byakasa mutwe bitakabaye bibi. Icyo ni ikibazo kiri muri show business muri rusange. Ntagira umuntu n'umwe uvuga ngo kanaka arabikora. Mwese mwumva mwabikora kandi bibafitiye akamaro. Urumva ntago umuntu umwe abuze kuri channel yawe abandi barahari. Ni ibintu bisanzwe, ntago ari ibintu byateza polemique ikomeye cyane. So ngaruke ku ngingo ya kabiri. Ingingo ya kabiri nukuzana umuntu wararanye na kanaka ukamuzana kuri kamera, umuntu waryamanye na kanaka bateye inda, niba yaranamwimuteye biramaze, yari vie prive yabo. Kuzana ura mukobwa ngo Yago yateye inda, iyo bafite ikibazo ntago ikibazo kiza gukemurirwa kuri kamera, afite aho inzego zige wamurangira inzego. Ibyo ntago byakozwe na Yago gusa, cyangwa se ntago babikoreye Yago gusa, kuko
nibyo mwabonye Sabi azana umukobwa Ndimbati yateye inda akamuzana kuri kamera, nibyo mwabonye ba Jihad n'abandi bazana umukobwa Yago yateye inda bakamuzana kuri kamera. Ibyo byose ni amafuti mabi cyane kuko birakubabaza bikarakaza iyo umuntu atangiye kwataka vie prive yawe, aho ni ibintu byose byapfiriye. No mujinya ukomeye cyane wa Yago wazamuki, icyo ndakigaye, ariko cy'umucyo rwose ibi bintu ntibizosubire, kandi no mu mategeko y'u Rwanda birahari, nuko abantu tudasoma ibindi bintu birahanirwa. Nanahari nabibonye ibi bintu, hano tuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iyo uzanye vie prive y'umuntu ashatse arakurega bakaguca amafaranga menshi cyane. So ikintu Yago yagarutseho cyo kwataka family z'abano bantu kirababaje, giteye n'agahinda. Kwataka Irene icyo cyo narare cyumvise mbure naho nkwirwa ndavuga ni, ariko ikiza nuko yabisabiye imbabazi, akavuga yuko ari amakosa yakoze akabisabira imbabazi. Ni nacyo ndi kuvuga, abantu basabana imbabazi ko bose bari Yago yakorewe amakosa ariko ari kugwa mu makosa mabi cyane. Kuza kuvuga ngo kanaka umujenosideri unukanamuhimbira ibintu byose yavuze, mu by'ukuri aba beginners namwe mutega amatwi nko kugendera mu kigare. Ndabizi yuko mukunda show business yo mu Rwanda, inabagirira akamaro. Ntago mwakwishima mumubona Yago wenyine rusigaye mu kibuga arimo kuri ibiganiro. Sinzi niba ari nacyagamije, ariko ndabizi ko atari cyagamije. Nawe ni umujinya yatewe n'ibyo bamukoreye, kandi birumvikana, ariko birangire, stop, birangire. Wabibonye ibyo Irene yatangaje, mbona yuko ibyo Yago yamutangaje si ukuri. Ese we urumva umutima w'ameza ati ko umuntu runaka yamusenyeye platform kandi amubeshyeye? Titi Brown ntabwo yishyuwe na Sabi, yabivuze kandi yasabye imbabazi Yago, ariko mu byo Yago twasanze ibyo Yago yamuvuzeho si kwa ukuri, ntabwo yishyuwe. Uniqueness rero ndi kuvuga y'ibyo mu Rwanda nuko usanga handi showbiz yabo, amakimbirane yabo asa nkaho aguma imisako hagati yabo muri abo bantu bakora showbiz. Ariko twe ibyacu tukabizana no muri societe, abantu bagatangira, ahubwo societe ikaba ari itangira kugonga abantu bo muri showbiz. Ari nabyo muri kubona abantu bari kubataka, harimo amatake ateye ubwoba. So ibintu sindi bugaruke, abantu babigarutseho ari benshi. Ribu yabigarutseho, abanyamakuru bakomeye bagiye bigarukaho ku biganiro biri gukorwa na Yago ku ngingo zimwe na zimwe ari kuzana ku meza. Ariko ikintu navuga pe nemeranywa nabyo nuko Yago yarababaye, kandi yababajwe. Icyamubabaje ni vie prive cyane ahanini, aho kumva yuko nanone hari umuntu wafashije we ntagufashe, byo ntago twabyemeranywa. Cyangwa se nta kuvuga ngo nagiye muri gereza mfasha Titi Brown ndamuvugira, ejo agarutse hanze niyama ikiganiro turabishwaniye. Icyo cyo ntago nacyumva, kuko niba waramufashije koko ufite umutima wo gufasha, ntago akabaye regret. Ariko wamufashije kubwo wari umutegerejemo izindi nyungu, ntago rwa rundi rukundo. Niyo mpamvu uri kubabara, agahinda kakakwica. So ibyo rero ni ibintu tutakwiye kuba tugarukaho nka issue yakwangiza showbiz. Kuvuga ahubwo ikintu kiri kugaruka nanone cyo kwatakana muri vie prive, urabona nka kari kuzamwe amakosa azatuma na wa muntu umushobora guhora akakwica. Niba aka kanya ubyutse ukavuga ati Emilene papa wawe ni umujenosideri, arafunze bimeze gutya na gutya, umutipe azi ko papa we yapfuye, reka mbigarukeho bino bintu namwe mu byumva. Aba beginners mureke kugendera mu kigare, muri abantu muri abantu. Nese uraza kuburinga umuntu kubw'ingingo rimwe na rimwe umva zidafatika, birakumarira iki? Urasenya umuntu bikumarira iki? Reka nkubwire nyine nk'ibyo bintu byagarutsweho na Yago byanateje impagarara, bikanatuma mwataka bano bajene kandi bitari no kuri. Titi Brown ubwe yavuze yuko atishyuwe. Ibyo bintu mwari mwabyangiye Titi Brown, kandi yasabye imbabazi Yago nabikunze, ariko ntago yishyuwe. Yabibatangarije ko byagenze, kuko yarakeneye umuntu yizeye cyane kurusha undi wamufasha kugaruka mu buzima, agafashwa n'abantu. Emilene yashyize hanze itangazo, mu by'ukuri byose ni ibyavuzwe na Yago, ni kigaragaza ko
hari ibintu nawe ari kuvuga bitari ukuri kandi byamaze gusenya bano bajene, nicara basaba imbabazi nabo kubyo bamuvuze. Ariko ngereka mabwira, sindumva mu matwi yanjye babwiza ukuri, to be honest. Sindigera mbona na rimwe umuntu witwa Sabe, umuntu witwa Chita Emilene mu ndangagaciro bafite n'abandi bantu nka ba Philipita n'abandi, sindababona ashobora kwicara ngo avuge ngo umuntu Yago gutya na gutya na gutya. Sindamubona ashobora kwataka izina ry'umuntu. Rero aho ngaho harimo amakosa rwose muri kugenderaho kandi mbona ari amakosa. So ikindi kintu cyo kumva ko ari ibyacitse ng'abantu ngo barangizanye, ngo bari ikosa rimwe ririmo nanone rikiri gusubirwamo, mbona yuko ritanahagaze ahubwo ari nabyo bizagumya guteza ikibazo. Nuko ataka vie prive z'abantu, ugasanga nkuko ataye hanze video ya kanaka. Ibyo bintu stop, bihagarare. Kandi reka nsabe abanyamakuru bagenzi banjye, abantu bari muri showbiz bafite amazina akomeye, bari guceceka bino bintu muri kubona birebera rimwe biri kwangiriza, kuko ino audience muri kubigaburira iri kubacishamo ijisho, iri kubatakariza icyizere, iri kubona ko bari mufitanye amatiku kandi mutanafite n'ubushobozi bwo kwikemurira ibibazo. Noneho nuceceka biraza kugenda gute? Nuduhaguruka ngo urwanire ikibuga uri gukiniramo, biraza kugenda gute? Guys, ntabwo wafata kuko abanyarwanda tuzi ubwenge, twahawe education, ngo umuntu ngaza kubwira ngo kanaka afite fame ngo yahawe n'umupfumu. Abapfumu se wowe kutajya kuyaka? Kutahaguruka ngo ujye Nigeria ni uzaho umupfumu ari nawe ngo baguhe fame, umuziki wawe utera imbere. Ibyo bintu ntabwo biba ari ukuri, kandi ukabikora nkana ubishaka. Rero mube flexible, abantu mukurikirana, abantu mufana, mube flexible namwe mwanarize, ntago mwagendera mu kigare. Yego kuko showbiz ibyo iba mwihangana, kandi ibyo bituma rimwe na rimwe ari gihe binaryoha iri mwihangana, ariko ridasenya ngo rinasohoke rijye muri audience, rijye muri society. Iri riro ryageze mu bafana, ryageze muri audience, niyo tugiye guhagarika, ririmo gucamwa abantu ibice, rizazana amacakubiri ejo bundi. Iryo ngiryo niryo tugiye kurwanira, duhagarike nk'abanyamakuru batandukanye. Simfite ijwi rinini pe, ariko abafite amajwi manini hari abashobora guhaguruka bakavuga bakarwanya bino bintu. Bihagarare please, bihagarare. Byarangiye, twamenye amakuru mwaradusangije, none what? Kuki mugikomeza? Kuki mugisohora ama episode ibiganiro agomye kuzanamwo izo mpagarara, niko navuga? Kuki mutabihagarika abari nawe? Guys, n'ingingo nshaka gusorezaho, nshaka gutangaho umucyo. Ari abantu bari kuza ibintu bakabiremereza, bagashyiramo imyunyu yabo. Rimwe na rimwe ryo usanga babana n'abantu batanashobotse muri society, bari gushyira mu munyo ngo abantu bango muri showbiz, ngo abantu bararogana, ngo bari kwicana, ngo abantu ngo guys, umuntu ashaka kwica akakura. Muhura buri munsi, azahura arazaho utuye. Umuntu wamutuma boxe y'umuntu akayibura mwararanye. Umuntu wamutuma umusatsi ujya muri salon kwiyogoshesha akawubura. Mwigomye kubitiza umurindi ngo ndembona abandi banyamakuru bari kuza, abandi bahanze bari gushyira mu munyu, bagumya gusiga isura y'umukara show business yo mu Rwanda. Twayibayemo twese amakimbirana abaho muri showbiz, ariko ibyo bintu ntabyo mu stop please. Nta makimbirane ari guturuka kuri ibyo bintu navuze haruguru. So rero ibintu kugira ngo bigende neza, reka nisabire aba Big Nudge, nisabire Yago, bahabine intwari, bahagarike bino bintu, intwari bo gusenya abandi kandi bumva yuko bari kubohora umwe, birangire. Icyo nicyo kintu nabisabira. Ikindi mbibutse ko Yago yavuze ko wavuze yuko uri inkotanyi. Bro, inkotanyi kotana, inkotanyi zirakora, ntago zivuga. Amagambo gabanuke abe make, inkotanyi niko zikora. Barakora ibikorwa bikavuga. Ngwino ukore ubere urugero abandi tuzakwigiraho. Naho nugomye kuvuga no, ntago ariko zikora. Ikindi kintu navuga, inkotanyi turabizi zabohoye abanyarwanda, ariko zirinda gusenya abandi.
mubohore yago muvuge ariko mwirinde gusenya izindi elema. Ese yuza kuba usanga inkotanyi zarabohoye abanyarwanda zigasenya abandi, igihugu cyacu kiba kiri he? So rero mwibuke yuko aba bajene muri kuburinga, aba bagabo bafite ingo, bafite abana, bafite abantu bafitiye akamaro, aka kanya bihagarare. Urize kwandika, nujya ko no kwandika message muri comment, utekereze yuko uriya muntu uri kwandikira nawe afite umuryango, arimo ariyubaka, arimo arahanda kugira ngo umwana warye cyangwa se agire uwatuma arya, agire uwafasha kurya. So rero nta kintu na kimwe gumya kwatakana, mwataka bagenzi banyu, nta kintu na kimwe biraza kugeza ku banyarwanda muri rusange no kwiterambere ry'u Rwanda. Nibindi nzagenda mbigarukaho ingingo ku yindi, nari mbinyuzemo muri rusange, ariko icyo navuga turababaye pe. Ndeka nsoze shimira mwese mwankurikiye. Donc ibi bintu muri kubona mu byukuri muri rusange ntanze conclusion, ni ibintu birizi bitakaye bigeze no mwuka hano, kandi yago please nibihagarare, kuko niwe umwuka uzamuye ugera tumbagira abandi nabo barabyumva, n'abandi banyamakuru babyuriraho bitangira ku bintu birebire. Nekereza yuko akakanya bihagaze byaza kugenda neza. Muvandimwe yago please stop, ikorera akazi kawe, nunagaruka igihugu kizakwakira, ukomeze ukora akazi kawe neza, wirinde kongera kuvuga kuri bano bantu rwose. Ngewe wenda umutima wawe gwatirije kubivuga nibyo, kandi warabivuze twarabyumvise, ariko numva yuko byahagarira aho ngaho. So mbabwira yuko minsi iri imbere tuzajya ngenda ngaruka ku ngingo ku yindi, ku bibazo bitandukanye, ku nkuru ziri hano nzibagezaho, nzibabwira. Tujye kujya tubashakira ibiganiro bitandukanye, dukomeze dukore, n'abandi bakore, twese dukore, twese tubeho, twese turye, abo dufasha tubafashe, abo dususurutsa tubasusurutse, education dutanga rimwe na rimwe tuyitange, nitubona aribyo tubona twatasangiza abandi tubibasangize, ariko tubane neza namwiryane mwamfura mwe. Reka nsoze rero mbisabira no kuza gushyigikira ino business, ndetse ni business nekereza yuko abantu benshi muzakunda. Mugende mu biryogo kwa Mr Malvin, muhasure, muharebe ibihakorerwa, mufate baga, murye ama chicken, murye inyama zose z'ubwoko bwose, bigende neza cyane. Wabona nyamacuma, wabona ibiki byose ukirira, ukaba wagubwa neza, waba uri mu rugendo, waba uri muri office, waba aho waba uri hose byakugeraho. By the way, bye mana, ikomeze barinde, mukomeze mugubwe neza, munogerwe n'ibyo mukora, mbifuriza iterambere, mbifurije ibyiza. Bye bye.